Raisa n'umwana mutoya. Nimugoroba ubwo yari kumwe na mama we mu nzu, yashatse kujya kuzana hanze igikinisho yari yahasize. Bitewe nuko bwari bugorobye yagize ubwoba, niko gusaba mama we ngo amuherekeze. Mama wa Raisa yaramubwiye ati, Raisa, genda ndakurebera humura ntacyo uri bube. Raisa yagiye afite icyizere kandi yizeye ko mama we ari hafi ye kandi ko nihagira ikimubaho ari buze kumurwanirira. Icyigisho cya 5 muri iki gihembwe kiravuga ngo Imana irabarwanira. Icyo kwibuka kiravuga ngo nuko abo bami bose n'ibihugu byabo Yosuwa abaneshereza icyarimwe kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli yabarwaniye. Kiraboneka muri Yosuwa igice cya 10 umurongo wa 42. Mbere yuko twanzika muri iki cyigisho reka dusenge. Uwiteka Nyiringabo ushobora byose, izina rye nirishyirwe hejuru. Muri aka kanya twifuza yuko duhumurira intekerezo zacu, ukaduha umutima wo kumva icyo dushakaho, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana irabarwanira. Uyu ni wo mutwe w'icyigisho cy'uyu munsi. Iki ni ikibazo buri wese wumvishe iyi ngingo yahita yibazaho. Ubundi se ni iyihe mpamvu Imana irwana? Mbese iyi Imana irimo irarwanira iki? Mbese izarwana igeze ryari? Ariko ibyo byose turaza kubirebera hamwe, maze dushaka igisubizo gishingiye kuri Bibiliya ndetse n'ukuri kubivugwaho. Turafungura Bibiliya zacu maze turebe mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7. Haragira hati, mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo. Ntibanesha kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Iri somo ritwereka intangiriro y'intambara iri kubera mu isi. Ibi ntibyari bihagije ngo ikiremwa muntu cyisange muri iyi ntambara, kugeza aho umwana w'umuntu yemewe gushukwa na Satani maze akaba umwe mu bari bagiye kwinjira muri iyi ntambara mu buryo bweruye. Itangiriye igice cya 3 umurongo wa 4. Haragira hati, iyo nzoka ibwira uwo mugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Adamu na Eva bemeye kumvira umushukanyi ubwo bakoraga icyo Imana yababujije. Ako kanya bari bamaze guhitamo urundi ruhande rutandukanye n'urwo bari barimo. Bari bazi gukora icyiza gusa, ariko hari hiyongereyeho no kumenya gukora icyiza n'ikibi. Ariko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imbere y'umuntu hari hashyizwe inzira ebyiri zitandukanye, iyo gukora icyiza ukabaho ndetse no gukora ikibi ugapfa. Iyi ntambara ntiyagarukiye aho, ahubwo yarakomeje kugeza aho Imana ibonye yuko abantu bakomeje kuba babi ndetse baba babi cyane, maze mu gihe cya Nowa irimbuza isi umwuzure, harokoka gusa Nowa n'abahungu be 3. Nyuma abahungu 3 ba Nowa nabo barororotse bagwira isi, ariko icyaha nacyo uko bagwiraga isi niko cyakomeje gukura, kugeza aho Uwiteka yitoranyirije umugaragu we Aburahamu kugira ngo azamubere amaronko. Reka tubumbure Bibiliya zacu mu Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 6. Haravuga ngo, nuko yizera Uwiteka abimuhwanyiriza no gukiranuka. Aramubwira ati, ni njye Uwiteka wakuvaniye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Uyu nguyu ni Aburahamu Imana yabwiraga. Iyo dutarutse ku murongo wa 15 tuhabona impamvu nyamukuru Aburahamu atayisaragwa icyo gihugu. Haragira hati, ariko weho uzasanga abasogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Abamori nibwo bwoko bwari butuye muri iki gihugu cy'isezerano. Uwiteka yakomeje abarindiriye ashaka ko bakwihana. Imbere y'Abamori hari amahitamo abiri. Hariho kwihana maze bagakora ibyiza, maze bagakomeza kurya ibyiza by'igihugu. Andi mahitamo ya kabiri yari ahari, yari ayo gukomeza gushayisha maze bakamburwa iki gihugu. Wakwibaza ngo mbese Abanyakanani byabagendekeye ute? Abanyakanani bakomeje gushayisha.
banga umuburo w'Imana maze bakomeza gusenga ibigirwamana, bikora ibyo bishakiye kugeza aho Uwiteka abonye yuko adashobora kubihanganira. Iyo twongeye tugasubira ku isomo ry'icyo kwibuka riboneka muri Yosuwa igice cya 10:42, hagira hati: nuko abo bami bose n'ibihugu byabo Yosuwa abaneshereje icyarimwe, kuko Uwiteka Imana y'Abisiraheli yabarwaniriye. Akenshi iyo dusomye iri somo, abantu benshi duhita twibaza iki kibazo: kubundi Uwiteka ari we urema abantu bose, akaba ari we waremye Abanyakanani ndetse akarema n'Abisiraheli, kuki yahagaze mu ruhande gusa rw'Abisiraheli akaba ari baneshereza bonyine, akemera yuko Abisiraheli bica Abanyakanani ndetse bakabatsinda bakabanesha? Mbese Imana ni Imana y'intabera? Ibi nanone bituma twongera gusubiza amaso inyuma tukareba kuri iyi ntambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi. Mu mutima w'umuntu nirwo rubuga rwonyine iyi ntambara irwanirwaho. Satani arwana ashaka kwigarura abantu Imana yaremye, n'Imana nayo ikarwana ishaka yuko abantu yaremye baguma mu ruhande rwayo. Iyo dusuzuguye Imana ku mugaragaro, tukagomera amategeko yayo ndetse tukayirengagiza, tuba twemeye yuko turi ingabo za Satani kandi ko turi mu ruhande rwa Satani. Naho iyo twubashye amategeko y'Imana, tugakora ibyo ishaka nk'uko ibishaka, tuba twemeye yuko turi abakozi b'Imana kandi twifatanyije n'ijuru. Uhitamo gukora ibyiza azabaho iteka ryose, ariko uhitamo ibibi azarimbuka nta kabuza. Kuba imico y'Imana ari iyera, ikaba idukunda, ikaba ari umugwaneza, ntibikuraho yuko ukora icyaha atazarimbuka. Intambara yari hagati y'Abisiraheli n'Abanyakanani ntabwo yari intambara yuko Abisiraheli bashakaga kwihesa ikuzo, ahubwo yari intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, iri hagati y'Imana rurema ndetse n'ibigirwamana. Abantu bari baremeye kuyoboka Imana rurema barwanaga bagira ngo bayiheshe icyubahiro, naho abari bemeye kuyoboka ibigirwamana nabo barwanaga bashaka guhesha ibigirwamana byabo ikuzo. Ishusho y'Imana nk'umuneshi, nk'umwami, nk'umugaba w'ingabo ushobora byose kandi usumba byose, igaragaza yuko itazigera yihanganira umuntu uwo ari we wese wigomeka kuri gahunda yayo. Niyo mpamvu ari ingenzi kumenya yuko intego y'Imana atari iyo kwica abantu bamwe igakiza abandi, atari iyo kurengera bamwe abandi ikabarenganya, ahubwo intego yayo ni ukuzana amahoro, ikongera igakuraho icyaha maze amahoro agasaga ku isi yose. Niyo mpamvu umugambi Imana yari ifitiye Abanyakanani mbere na mbere utari uwo kubatsembaho, ahubwo kubwo gushayisha ndetse no gushaka gutambamira umugambi w'Imana, izo ngaruka zose zabagezeho. Iyi ntambara ikomeye yibanda ku mico y'abantu. Kubera imico y'abantu bononekaye, ubwabo bashaka kurwanya umuremyi wabo. Natwe uyu munsi igihe dukora ibitandukanye n'iby'Imana ishaka, nta kabuza tuba turimo turarwanya umuremyi wacu. Tuba turimo turigomeka ku mategeko ye maze tukigaragaza nk'ibyigenge ndetse n'ibyihebe. Ariko kuko Imana itanga umudendezo, iratureka tugakora ibyo twishakiye. Ariko Imana kuko ari umubyeyi, iracyaduhamagara iti: nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Uwiteka mu gihe gito agiye kwima ingoma. Iyi ngoma ni ingoma y'amahoro, ingoma itabamo amarira, ingoma itabamo urupfu, ingoma itabamo kurwara n'ibindi byose. Mbese we ntiwifuza kuba muri Kanani yera yo mu ijuru, aho intare izarishanya n'umwana w'intama, aho atazaba umwanzi ukundi, hahandi Uwiteka yateguriye abana be. Ndakwifuriza uyu munsi nawe kongera kwitekerezaho maze ukareba intambara uri kurwana. Mbese wewe uri mu ruhe ruhande? Ko ntamo hagati hariho, buri wese aba afite uruhande ariho. Mbese uri ku ruhande rw'Imana cyangwa uri ku rwa Satani? Ibikorwa byawe, imigendere yawe, ibyo ukora n'ibyo uvuga n'ibyo ukora bishobora kukugaragariza uruhande uriho. Nimba ubona utari ku ruhande rwiza, uyu ni wo mwanya wawe. Ngaho isubireho maze wemere uhitemo uruhande rw'Imana, tuzibanire mu ijuru. Nimba uri ku ruhande rw'Imana, komerezaho ukomeze iyo nzira wahisemo, kuko iyo niyo nzira nziza, kandi nukomeza kuyishikamaho uzahembwa nta kabuza. Uwiteka abane nawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka dusoze n'isengesho. Uwiteka, hari byinshi watubwiye, hari n'ibyo Mwami wongeye kutwibutsa, yuko icyaha ari kibi kandi ugikora wese inzira ye ari ukurimbuka. Ngo Mwami, duha umutima wo kwihana, uduhe kwihana by'iteka ryose, maze dukore ibyo ushaka, ni mu izina rya Yesu, amen.